akomeza korere muri we amwumvisha ibyawe. Reka duturize imbere yawe dutegereje ijambo ryawe. Ijambo ryawe ririhagije, ijambo ryawe ryaravugutiwe inshuro 7. Ijambo ryawe mwami ryabayeho tutarabaho, ijambo ryawe niryo ryaturemye. Reka umukozi wawe ugiye guhagarara avuga ijambo ryawe ahagarare mu butware bwawe, umwambike imbaraga, umwambike igitinyiro, umwambike ubwiza. Iyasaba twumvuga uvugana natwe. Ijambo ryawe mwami ritumerere nk'inkota ityaye mu gihombi ihinguranya, kandi umwuka wera arishorere kugira ngo yemeze abantu iby'ibyaha byabo, yemeze abantu ibyo gukiranuka, yemeze abantu iby'amateka, kuko natwe hari igihe twabaga mu byaha ariko aratwemeza. Atari inkoni badukubise, atwemeza iby'ubusambanyi, atwemeza iby'ubusinzi, atwemeza ibyo kuraguza, atwemeza iby'amapfa. Tubivamo twemejwe n'umwuka ashoreye ijambo ryawe. Turagushimiye mwami, reka mu ijambo ryawe tuhabonera ibitangaza byo gukiza imitima yacu no kwihembura, kugira ngo umuntu wawe atunganijwe rwose ashyitse afite ibimukwiriye byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nanone turabashimira uyu muteguro mwiza mwaduhamagayemo w'igiterane. mwabonye ko mutakwisangiza mwenyine, muravuga muti se abararika abakozi b'Imana bakazaza tukakibanamo, kandi twaranezerewe dusanze mukora ubushakashatsi kuri uyu muntu ukenewe, umuntu ukwiriye, umuntu uri mu mwuka w'Imana, mushakashaka aho yaboneka. Ejo tuganira twaravuze ngo burya gukorera Imana si uguhubuka, gukoreshwa n'Imana ntabwo ari tombora. Imana irabitegura ikagira ibanga iguhereza. Ejo twibukiranije ko burya ikidukomereza muri iyi nzira kugira ngo tubyitwaremo neza ahanini bikomoka ku ijwi ryayo twumvise. Nicyo gituma n'igihe twageze mu kaga cyangwa mu gihe cy'amage twumva Imana yongeye kuduhumuririsha ijwi ryayo ikatubwira ngo nimukomere kandi muhumure turi kumwe. Haleluya. Twarakomeje tugera aho dusanga ko burya no kwizera ari ngombwa, kandi koko nimureke Imana yacu tuyizeye, ntabwo ishajishwa n'ubukuru, ntiyigira ubukene, ihora yuzuye ibihe byose. Haleluya, haleluya. Kandi ishobora ibintu byose. Imana ntigira kugera ngo ivuge ngo noneho biranze, noneho ntibikunze, kandi Imana ntibeshya.
twabibwira no muri iri teraniro izabikurikirana ikabisohoza. Umwami wacu nashimwe. Twageze nawe dukwiriye gutunga ubutunzi bukomeye bwitwa umwuka wera, kuko umwuka wera ni imbaraga zacu. Umwuka wera yadushoboza akatunira n'ibiniwe, kandi si ibyo byonyine, iyo tumutunze muri twebwe burya tuba twibitseho amakuru, tuba twibitseho amabanga yo mu gihugu cyo mu ijuru. Nicyo gituma umuntu wacu w'inyuma nubwo yahungabanywa ariko dukomeza kugira ibyiringiro, kuko umuntu wacu w'imbere agenda arushaho gutunganywa no kuba mushya. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Twashoje ku mugoroba twese duhawe ubutumwa muri tugende duhumurize umwami nyir'igihugu ko mu gihugu cye harimo Daniyeli utunze umwuka w'Imana, ibidasobanutse bizasobanuka. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo rero muri iki gitondo turambure Bibiliya dusome Byakozwe n'Intumwa ibice 4 murongo wa 13. Niba udahindutse ntushobora guhindura abandi, aho utaragera ntushobora kuhageza abandi. Ntabwo impumyi yayobora indi, ntabwo byakunda. Kugira ngo Imana igukoreshe bimenyekane ko ari wowe wari ukenewe, nk'uko Farawo amaze kunezezwa n'inama yaragiriwe n'abagaragu be yabitangaje ngo nta handi twabona umuntu ukwiriye uretse uyu muntu witwa Yosefu wuzuye umwuka wera w'Imana. Burya ikintu cya mbere cyari cyakoretse kuri Yosefu ubwe kugira ngo aze kugira uruhare rwo kurema impinduka mu gihugu cyose. Haleluya, haleluya. Kandi ibintu bishobora kugira icyo byahindura ku muntu ni byinshi. Sosiyete abamo yagira influence kuri we, aho yirirwa, aho babana, ubumenyi afite, aho agenda, imirimo akora, umwuga abamo, n'ibindi 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 n'ibindi. Umuntu agatangira ari umukene ari n'umuswa, uko imari yiyongera mu mufuka igifaransa kikiyongera mu kanwa, kandi nta taburo yigeze yicara imbere yaryo byibuze umuntu aryandikishe yingwa, nubwo yabikabye akayita sezezezere, yashaka akabicurika akabyita verite. Abantu benshi tumaze kumenya ngo dubone iby'impani n'utundi bijyana natwo, kubera ko nyine iki gisirimu cy'igipande kote ntitwagipfanadara. Iyo Yesu yadusirimuye ni ngombwa agire n'utundi tutaduhereza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko impinduka nyayo ishobora kugira uruhare rwo guhindura amateka y'umuntu, n'ubwo uwo muntu yakira imbaraga z'umwuka wera. Undi ukenewe uwo muntu niwe ukwiriye. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Aya magambo dusomye aravugwa nyuma y'uko umwuka wera yaramaze kumanuka. Bibiliya irabivuga neza. Umwami Yesu ajya gutandukana n'intumwa ze, arabitegereza arabareba, arababwira ati mwabanye nanjye mwanyigiyeho bitari bikeya, ariko isi ngiye kubasigamo izabayungurura, izabanyuza mu kayungiro. Ibyo mwaretse kubera bibi, niba nta zindi mbaraga mubonye murabisubiramo. Nimugumuko muri nta zindi mbaraga zigize impinduka kuri mwebwe. Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru mutegereze, nanjye ndagiye. Ikizababwira ko nashyitse ngo nimara kugerayo nzasaba Data amanura umwuka wera aboherereza umufasha. Nimumubona ubwa mbere muzamenye ko nagezeyo, kandi ntimuzaprofita ayo mahirwe, kuko umwuka wera naza. Haleluya, haleluya. Niba uzabaremamo yampinduka. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Tujya dushimira Imana cyane, iyo yavuganye natwe ibyavuze irabisohoza. Ngo bicaye mu cyumba cyo biga ku munsi wa 10 wo gutegereza amasezerano. Haleluya. Mu masaha nk'aya ngaya mu gitondo bari bikingiranye basenga. Bibiliya ntizivuga niba bararyaga cyangwa niba batararyaga, ariko uko bimeze bari bafite akababaro n'agahinda, kugira ngo umuntu w'umugabo ave mu rugo, aze mu masengesho, aze ku wa mbere, iminsi 3 irangire, iminsi 5
hari igihe nyacyo, hari n'igihe kitari igihe. Amahirwe Imana iguhaye ntiyapfusha ubusa. Igihe cyo gusenga ni iki? Haleluya, 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 haleluya. Bibiliya ivuga ngo hari mu gihe nyine cyo gusenga ngo ni isaha ya saa 9 ngo bahageze abana b'abahungu babiri bari barahamagawe mu muhamagaro ukaze. Imana yari yabahaye ikigega cy'imbaraga z'Imana, ariko mu mifuka yabo nta feza nta n'izahabu byaramaga. Bazaga bagenda buzuye imbaraga, bajyaga bagenda bakora imirimo, ariko bagera aho bacuruza kawunga bati bya kawunga ntibitureba ntacyo dufite mu mifuka. Bajyaga bagenda aho basanze ibiro bakabwira ati nimuhaguruke mu izina rya Yesu, bigahaguruka. Ariko bagera muri gare bakavuga ati twikomereze y'amaguru, ibyo gutega ntibitureba nta tike dufite. Mifuka yabo ntirangwamo ifeza, mifuka yabo ntirangwamo izahabu. Ariko Imana yari yarashyize muri bo ikintu gihenze kurusha ifeza, kurusha izahabu. Haleluya! Umva mubwira bene data, no mu gihe mu mufuka wawe nta kirimo, ntibyabuza Imana gukora. Mu gihe ibintu bitameze neza, burya nabwo Imana yakora, kandi inzira zayo zitandukanye n'izawe. Haleluya! Imana irakora, Imana ni ishimwe. Bibiliya iravuga ngo iki kirema kirabatumbira kiti nimumpereze ibyo menyereye kwakira, n'ifeza n'izahabu. Nabo ngo barakireba barakibwira bati ibyo usaba ntitwabyigeze, ntituzi ari ibiki, ariko hari ibindi bintu natwe dutunze, nibyo tugiye kuguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Haleluya! ngo babataha mu rukiko ndihuta. Abatambyi baraza, Ana, Kayafa, Pilato barabateranira. Umwe akamubaza, undi akamubaza, undi akamubaza, undi akamubaza, undi akamubaza, undi akamubaza, umwe akamubaza, undi akamubaza, undi akamubaza. Sitwe twabikoze ahubwo hari ukorera muri twe witwa Yesu. Burya bwishe bukamubaho. Ati burya neza n'ibintu birasobanuka. Izina rye niryo kugeza ubu hari mu isi, ngo abizera bose bakizwemo umwami wacu ahabwa icyubahiro. Ubabonye ubushizi bw'amanga bwabo niho twasomye, baravuga bati itegeko niyiheze. Bariheza bajya kwiga uburyo wakwanzuranya, uburyo bafata umwanzuro umwe. Mureke ibintu byacu abantu babyibazeho, bifite aho bisobanukira mu Mwuka Wera. Umwami wacu ahabwa icyubahiro. Ngo barakurikirana barabaza batari kubona Petero na Yohana bizeye, ngo bajya gukora ubushakashatsi bati yizeho, bizeho. Barabaza ari wabo wa Petero bamuzi ni bande? Bati turahazi. Yemwe Petero afite amashuri angahe? Batekana ni umwana w'umuswahanga, cyangwa amaze kubisoresore yagiye hepfo hariya ku kiyaga ajya kuroba, nibyo tumuziho. Barakurikirana abi wabo wa Yohana baza amateka ye, barakurikirana basanga wapi? Nta segonderi basanga wapi? Bati none se ko bafite ubushizi bw'amanga bari kwisobanuza ingingo zikomeye, tukumva benda kuduhindura abakristo ngo natwe duhinduke nk'uko bari. Muri ibintu byabo biri guterwa n'iki? ngo bakora ubwo bushakashatsi, barabikurikirana babura igisubizo mu byo bagiye gushakashaka, maze ngo baribukiranya. Haleluya, haleluya. Muri Petero ati ubushizi bw'amanga afite nabuhawe na Yesu. ngo Pilato ahita amwiruka ati igihe bazaniraga Yesu ngo mucire urubanza, nabonye umugabo utanuriye tu, nabonye umugabo utanuriye. Bati ndabyibutse ko Petero na Yohana babanaga na Yesu. Ana arabyibuka, Kayafa nawe arabyibuka. Bati nimubareke bagire ubushizi bw'amanga, nimubareke ibintu byabo bikomere, mubareke bagire ibisobanuro, bafite aho babivomye imyaka yabo yose babana na Yesu. Umwami wacu ahabwa icyubahiro. Ndabifuriza kubana na Yesu. Kubana na Yesu ibintu bidasobanutse bizasobanuka. Nimubana na Yesu aho mwari muzi ijambo, Imana izariho. Ntabwo ari ikibazo cy'abantu, ntabwo ari ikibazo cy'ahantu, ntabwo ari ikibazo cyo mu mufuka. N'udafite ifeza cyangwa izahabu, iyo ari kumwe na Yesu, Imana iramukoresha. Haleluya, haleluya. Kandi amaherezo
tumeze nk'iby'amazi menshi asuma cyane umuntu wese asa n'ubisubira. Haleluya. Twirinde bararira. Yesu abafasha. Yenda baranira. Twaje rero itorero ribizi ntabwo baje batabizi kuko iyo baba itorero rya kora ritabizi ntabwo nari kuzana nabo barabigirira biraje bahaguruke rero n'abandi twazanye dutange intasho tuzibahe mubanze muzakire
umushumba wa paruwase igihundwe n'abo bagendanye bandi, reka turambure ibiganza turabaha itorero ry'akarere ryose, nimuzakire mu izina rya Yesu. Ariko kubera ko Yesu arushijeho kwamamaza ingoma ye kandi abamwemeye abaha icyubahiro kirenze icyo batekereza ko bafite, mureke dukorere Imana. Urumva yuko ibyo ni iteka natewe n'Imana, ubundi sinakabaye nemererwa kuboneka hano. Ndashimishijwe cyane no kongera kugaruka Cyarwa. Maheruka kera nkiri umunyeshuri, twajyaga tuza mu ivugabutumwa, nayigezemo baza kuyoberwa kubera ko hashize imyaka myinshi muri za 2000 ngira ngo. Icyo gihe twajyaga tuza mu ivugabutumwa mu buryo butandukanye, abari muri icyo gihe wenda bamwe ntibagihari cyangwa se abandi barahari, ariko nanjye icyo gihe nari ntaramera imvi, ntarasaza. Uyu munsi dore natangiye kumera imvi. Urumva rero ko imyaka iri kugenda ishira, umuntu agenda asaza n'ibihe birahinduka, nuko Yesu yabigenje kandi ntacyo bitwaye. Nongeye kubona rero uburanga bwanyu kandi nshimira Imana ko ikomeje kubarinda. Muhumure, ntacyo tuzaba, ntacyo tuzaba, kuko itorero ry'Imana riracyariho, riracyiyubaka kandi ritegereje amatsiko kugaruka kwa Kristo. Iyo ni intambwe ihora yubaka muri twebwe ibyiringiro, ikagenda izamura kugenda kwacu. Iyo intege nkeya zije, kwibuka ko Kristo ataragaruka, itorero rikiri mu isi, wumva wongeye gusubizwamo ibyiringiro kuko Kristo azagaruka kutwara. Imana ishimwe rero, muracyariho kandi murakomeye. Numvise nifuza kuririmba, bijya bigora kubwiriza ntararirimba. Ubundi nakoze imyaka myinshi ndi umuririmbyi, ariko uko kuririmba nkabivanga n'ivugabutumwa byamukiyemo. Niyo ndi muri cyumba njyenyine nta muntu tuvugana, iyo numvise nshaka kongera kugarura ubucuti n'Imana, mfunga ibyumba, mfunga inzugi, nkajya mu cyumba nkaririmba nibwira urera, narangiza kumara ukuntu irimo kubigenza, ikagenda ibigaruramo neza, ikongera ikabyuba, ubu basubiranye ibyishimo nari nawe. Mureke dukunde kuririmba rero, kuko ni nawo murimo uzasigarana n'abazaba bawukora icyo gihe, abamarayika, kandi niwo murimo wonyine uzasigara mu ijuru. Ntituzabwiriza kuko ibyo ntibizaba bikenewe, ariko kuririmba tuzaturirimba kureba. Reka dufatanye indirimbo ntoya, ngira ngo mumufashe gatoya, indirimbo 75, ibitero nka 3 byayo mu ndirimbo zo gushimisha Imana, mu ndirimbo z'agakiza sore, hanyuma tuyirimbane 75 mu ndirimbo z'agakiza, ibitero nka 3 mumufashe.
nta mpamvu. Uyu muntu rero w'umunyabwenge kugira ngo abashe kubona kuriya gushinga hari impamvu, hari kondisiyo, hari ibyo agomba gukora. kugira Yosefu yarabanje mu gihe cye cyari kidasanzwe agaragaza ubwere bw'Imana, aravuga ati umwami yambaye ibyo atuze byose, yambaye n'icyubahiro n'umunyagano, yambaye icyubahiro bwari bwiri muri iki gihugu kitari icy'iwacu. Kubw'ibyo mpamvu mu bantu no mu bintu yambaye ntabwo yigeze aba umugore. Aravuga ati ndaguhamije ufite mu gihe cya kera azishyigikira mu gihugu kitari icy'iwacu, abishaka ku mwami. Kubw'ibyo ngibyo ndaguze ndumva turi bujyane. Arangije arambwira ati ndaguze umugabekazi cyangwa se umugore w'umwana nakoraga umugabekazi. Aramureba aravuga ati nkurikije ukuntu nyuzwe, burya iyo twamaze kunyurwa ubwo umwami Yesu amunda no mu byago nzaririmba naho niba ziko mumba n'Uwiteka Yesu amwirira byose naho bakiriye abashyitsi. Ntabwo umuntu w'umunyagano cyangwa se umuntu utari waba umushyitsi ntabwo yemerwa kwinjira mu cyumba cya nyir'urugo, no mu byumba by'ibanga ntabwo ahajya. Ariko bene wacu bahandi bo kwa kanaka hahandi barikiye bicaye mu byumba by'ibanga, atabahaye uburenganzira. Bahita bajya mu byumba, bamwe bajya muri salo, abandi bajya mu cyumba cya nyir'urugo, abandi binjirayo barisanzura. Mbega abantu b'abashyitsi barisanzuye ahatari iwabo. Mufata mu kiganza ntacyo bitwaye, nta cyaha kirimo, ni mwene se. Uwaje muri iyi nzu wese ni mwene se. Mubwire ngo twarakize. Kandi hari abatabyumva, kandi hari abatabibona, kandi hari abatabyibuka, kandi hari ababyibagiwe. Abantu bagaragaza kenshi kudashima, kudashimira ibyo bakorewe, kandi bo disi bifuza gushima. Mubyeyi umwana akira mama, akira iki gitoki. Umwana atamubwira turakoze mama cyangwa urakoze papa, kavuga ati ninde wakubwiye kudashima? Vuga ngo merci. Si uko tubigenza? Nyamara tuba tubigisha ngo ni ikinyabupfura. Nigeze kugira umugisha ngenda mu ndege, bwari bwo bwa mbere mu by'ukuri sinari narayimenyereye. Umuzungukazi yamuhereje akantu uhita umubwira ngo urakoze mu kirimi cy'iwabo, ubwo nabivuze mu cyacu. Noneho iyo umuntu twari twicara yabwira ati iyo utamubwiye ngo urakoze ahita amenya ko uri umunyamisozi. Haba hatuye umuturage yageze muri iyi ndege utazi kuvuga. Noneho mbwira uwo twari kumwe ari umunyarwanda, ndamubwira nti amba burya n'abazungu bakenera gushima. Narizi ko ari twebwe abanyarwanda b'abirabura bakenera gushimwa gusa. Ubundi mushumba agihabwa umushumba, iyo mumaze kumusengera ahita aza akabakora mu ntoki ati mwakoze kugira icyizere n'Imana yo mu ijuru yabakoresheje. Atabikoze yamaramo kabiri se. Ubundi uko niko gushima umukuru w'itorero. Ariko se aho ntidushimira abantu tukibagirwa gushimira yabakoresheje. Erega ntibihagije gushimira abantu. Erega iby'abantu ntibiramba ntibinamara n'imyaka myinshi. Kuko umuntu aguhiye umunsi ejo kandi akaguhinduka. None se ababyeyi ntibabyara abana 10 bose bagakurira rimwe, ndetse Imana ikabaha n'ubuzima bwiza, ariko uwakugiriye akamaro akaba umwe mu 10, kandi ukifuza ibyo utabasha kubona kandi warabyaye. Ntukabitindeho
wabyaye abantu ntabwo wabyaye Imana. Wibabazwa n'ibyo ngibyo, wabyaye uri umuntu, wabyaye umuntu. Ariko se wowe ngiye kukwibariza ibibazo nka bitatu. Kuriho ukaba urya, ukaba uryama, ukaba uri iwanyu, ukaba utameze nka Joseline uri mu gihugu kitari ikiwabo kubera impamvu atateguye, kandi nawe byigeze kukubaho mu gihe cyatambutse. Ese uracyariho agaciro uyu munsi? Ubyibuka kangahe? Ababembe baragiye bahura na Yesu. Ubundi umubembe mu gihugu cy'iwabo, mu mihango y'Abayuda no mu mategeko y'Abayuda, iyo wabembaga ntiwari wemerewe kugendana n'abantu, wagendaga wenyine kandi ukajyana ikirangantego cyitwa inzogera. Yesu ngo arabumva, atega amatwi arabumva, atega amatwi arabitegereza, atega amatwi arongera arumva, yitegereza amajwi y'abarimo gutaka, yumva umutako wabo, yumva umubabaro wabo, yumva agahinda bafite. Arangije aravuga ati yemwe nimugende nonaha, ntabwo muri kirabo kunengwa, nimukirabo gusuzugurwa, ahubwo nimwihute mugende mwiyereke abatambyi. Ikibazo ni ibiki? Iyo babyumva ntibajye kwereka abatambyi, ntabwo bari gukira kureba abatambyi. Ikibazo kiravutse.